unywa inzoga wowe? Ndazinywa. Abwo birenze no kuba nzinywa. Umaze gukundana n'aba ex bangahe? Barindwi. Ubu turi kuvugana reka tubifate nkaho ndi ex wawe. Sibyo? Ari njyewe, ari na shiri wawe. Already? Yeah. Ubona ari ndi wajya uha buri munsi? Shiri wanjye we. Vipi? Ba. Umeze neza se? Imeze bom. Hanyuma uyu mukobwa The Soft OG ahagararanye nawe bamwita? Teta Saruwa. Bakwita Teta Saruwa. Yeah. Saruwa umeze neza? Imeze bom. Umeze fresh. Yeah. Uyu muntu muri kumwe rero ni The Soft OG kuri YouTube ngiye niko banyita. Ushaka gusacinga channel yanjye nuko nguko wandikamo wagwane. Saruwa makuru. Imeze. It's a big time, it's a long time. Duherukana kera wagwane, duhuriye imihanda niyo mpamvu nifuza kubona njya kugutama agace nyine mukamanza ukambwira ibyari byo. Saruwa umeze neza? Meze neza. Uracyari mu modosi? Imbere cyane. Uracyafashe ninga fresh? Ubu sigeze kwihenera. Ndarenze. Urarenze? Byadanje. Byanya byose? Ugeranyije hano turi ni Rwamagana. Fashe timu y'aba baby byibuze biyamenye gukora iriya mpano cyangwa se wenda bazi kumodaringa cyangwa se baba fashion wajya nko ku mwanya wa kangahe? Ago narenga muri batatu ba mbere. Ndiyemeniye. Hanyuma urumva uzamudaringa kugeza ryari? Kugeza nshaje. Ibintu bindimo ni ibintu nkunda nyine. Kugeza nshaje. Leta tugiye gukorana ikiganiro kigufi naga ikiganiro kirekire ngiye nuko numvaga nshaka kuganira na ariko nyine tukaganira twibereye imbere ya kamera fresh kujya nyine ubanza unanyibwira ibyari byo twaherukanaga kera naga ibintu bya danje si n'ibintu birenze fresh sibyo se? Teta umuhungu gusabwa no umuhungu umeze uteyateye ati ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuhungu nsabwa kujya tukundane muri mu rukundo. Ushobora kuba yaba nahari? Arahari. Okay, numuntu guteye ute asate mu mico no mu myifatiro wadutamo? Numuhungu muremure w'imibiri yombi witonda ewana. Uwo niwe wanjye. Ibyo byonyine birahagije cyane. Ariko hari n'ibindi abantu bari kureba kino kiganiro bategereje kuvuga ariko ukaba uri kubisimbuka. Ndabizi nabihari bazabivuge muri comment nabyo. Ntabwo nabyemera. Bari muremure unkunda witonda usenga. Awa ibyo byabaye. Ntabwo umutipe unywa inzoga se niki? Kandi wowe urazinywa? Nyine nawe nabirenze. Ariko nawe urazinywa? Ubu turi kuvugana reka tubifate nkaho ndi ex wawe. Sibyo? Ari njyewe, ari na shiri wawe. Already? Yeah. Ubona ari ndi wajya uha buri munsi? Shiri wanjye we. Nose shiri wawe ntabwo byakunda kumuha buri munsi ahubwo ngewe umu ex wawe njye wajya wihera buri munsi. Kare kazabaza. Kubera iki se? Ngewe niba naratandukanye nawe nta mpamvu ihari yatuma ngewe natwongera guhura. Hanyuma kubera iki shiri wawe wamuha buri munsi? Nyine ni sheri iwihe byumve ni sheri. Mutarabana watinyuka ugakora iryo kosa? Ego mana isi n'ijuru. Umunsi mwabanye waba umushyiriye icyo atabonye muri fiançailles? Akora seta ya nyine ntacyo yaba atarabonye gusa ntago nese ubundi nabimwima nkabimarisha iki. Ahubwo ugomba kubiha ex wawe kuri ex wawe mu mwaratandukanye mu mutazongera no guhura already ariko boyfriend wawe ni wa mujama ubuteganya mu mugabo wawe ejo hazaza. Ex nakubwiye ni ex. So rero kuvuga ngo boyfriend wawe ujye umuha buri munsi hagiye wazashiduka maze no kubiyaga kuvuga ati si bundi ndagutwara nkujyana he. Yamaga kama. Umaze kumva ko kwinjiye? Kinjiye ariko nakubwiye sheri agomba kubibona. Ko byagenda kose. Agomba kubibona. Turashize none ntabwo ibintu ari mbyiteguye. Uramutse ugiye gusura umujama muri ghetto. Ugataha nta kintu akubajije. Nirihe zina watahuri kumwita? Nisurumva nabyaterwa nuko yabishatse ndumva nta zina namwita. Nta zina wamwita? Umuhungu bundi ukunda birashoboka. Birashoboka ko wasura umuhungu muri ghetto ugataha nta kintu akubajije? Yego mana birashoboka.
mwamukundana se aho waba musanze ni iwabo se nyine umuhungu ugukunda umusanze muri ghetto ntago umusanze iwabo nakubwiye ngo birashoboka nta zina wamwita naryo ahubwo yababaye umugabo yababaye intangarugero mu bandi bahungu ibintu ngiye ntabwo ndi kubyumva neza hari abandi bajya gusura abahungu muri ghetto urumva yamara kujya kumusura agategereza ko umuhungu ari bumubwira ntiwagwane n'iki ugasanga umuniga wawe nta kintu na kimwe ari kumva noneho urimo urambwira ngo uramutse ngo ugiye kumusura ngo ugataha nta kintu akubaje nta zina wataho uri kumwita shanaryo umuhungu nyine hari igihe yaba ari n'umuhungu wiyubaha agufiteho nk'intego ukabona ko ibyo ngibyo atari ngombwa runaka atakwerekera muri ghetto se ubwo urumva yazayikwerekera he shareka nkubwire si ngombwa muri ghetto hara tuhafata nk'inzu ye nyine nta wundi muntu abana nawe so agize gutyo uramusuye mwisanze muri babiri for sure ikindi gikurikira ni iki utashye atabikubajije utaha umwitira ihezina shanaryo ahubwo utaha ubyibazaho ariko ntago wamwe ego ko mbundi ni n'uwo muhungu nambonye kuri iyi si yaba ari n'umugabo nta wundi wabihasa akareka hanyuma ibyo ni ibiki ndi kureba ibi hari ibintu ndi kureba kuri wowe bidasanzwe mani sinzi warebye nabi nkunze guciringa n'ababebi benshi inshuro nyinshi urumva ariko wenda mbona biri special ibyo bintu uri kureba ntabyo nzi ibintu byo kuba ufite ishinya y'umukara ibyo bintu bituruka ngo basongera useke turebe narabivukanye urabivukanye for sure okay teta it's a long time twatumaranye igihe tutabonana n'iki ariko nifuza kuganira nawe nkakubaza amakuru ngo biba bimeze bite hanze ahangaha n'iki hanyuma ikibazo cy'amatsiko na yahe mashow ujya witabira ajyanye na fashion model cyangwa se wenda model fashion uko wabivuga kose byakumvikana kwako nyine bakunda kudutumira cyane wenda nko mu marushanwa nkunda kujya mu marushanwa cyane ukunda kujya mu marushanwa cyane ubu se ko Miss Rwanda mu Rwanda itakiri hiti ubona bizarangira gute shari igihe wagira amahirwe bakaguhitamo n'ukoreye no mu Rwanda ukaba wajya hanze y'igihugu se for sure ntabwo mbizi niba ibyo bintu byashoka gusa nakubwira ngo courage kandi urakoze ku kiganiro kigufi umpaye njye ni The Soft OG kuri YouTube njye niko banyita ukihagera no gukanda subscribe wakumva ikiganiro cyagushimishije ukankura ku nzogera kugira ngo igihe cyose njye nteretseho banga tugerageza kugendana 5 kwa 5 uyu mu baby turi kumwe hano muri kamera bamwita Teta Saro ukoresha izihe social media nkoresha IG kuri IG bakwita nitwa Briera gusa bakwita Briera ahandi kuri TikTok nitwa Teta Saro Briera ahandi nizo mbuga zonyine nkoresha hanyuma gira ikintu ubwira abantu bawe mukunda guhurira kuri live ya TikTok kuko rimwe na rimwe njye nkubona wasarishije ibintu byose wabikajije wabigize iki n'iki bariya bo ni ku mutima bariya ntago bakorwaho mbakunda nk'imwe for sure okay we out uyu muntu turi kumwe bamwita Teta Saro alongside The Soft OG wagwana selector my people twe turabakunda cyane we love you so much